Reka ngo ikaze kuri YouTube channel yacu ya Munai TV nk'ifuza gukomeza kugira ibihe byiza mu Rwanda nk'uko mubizi nta kindi kintu kiri kuvuga ndetse no ku isi yose ni shampiyona y'isi y'amagare ya UCI isiganwa ryahuruje amahanga. Gusa kuri uyu munsi noneho kuri uyu munsi ikintu kiri kugenda kivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyacishe abantu ururondogoro ni ifoto igaragara y'umunyarwandakazi hamwe n'umuzungu wari witabiriye irushanwa rya UCI aho yaparitse igare akamusanga ku ruhande hirya ku muhanda hirya y'umuhanda bigaragara ko yavuye mu irushanwa bakaba bari kuganira ndetse ubona bahuje urugwiro bisa nkaho harimo aramwaka nimero cyangwa se ari ibindi bintu bidasanzwe barimo baraganira ku matelefone yabo. Ibi ngibi rero ni irushanwa cyangwa se ni ifoto yagiye itangaza abantu benshi bagiye bakomeza bayibazaho ku mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp status za Facebook n'ahandi henshi bagiye bayitanga ibitekerezo binyuranye. Gusa tugikorera hamwe ukuri kw'iyi foto ndetse n'ibyo bagiye bivugwaho ndetse n'icyo uyu musore cyangwa se uyu munyamahanga ashaka kuri uyu munyarwandakazi. Abenshi bagiye babitebye bavuga ngo ntabwo wabura umudari ngo ubure na nimero cyangwa se ngo ntabwo wabura intsinzi ngo ubure byose, aho ndavuga ati this is the win, just the true win of Rwanda. Niyo nsinzi abanyarwanda bagezeho nyuma yuko babuze imidari bari ngo begukanye n'abagabo b'abanyamahanga. So tujye kurebera hamwe rero ukuri kuvuga kuri iyi video ndetse tumenye n'iki cyabiteye, ni iki bavugaga, ni iki bakoraga. Ndagira ngo rero nimba ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ya Munai TV ni gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse no gukomeza kudukurikirana. Niba ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe nta rundi rubuga wakoresha ni wa@socialexpert.org. niko rubuga wazamura ukazamura followers, ukazamura aba subscribers ba watch time ndetse no buryo bwa strategies zagufasha kuzamura social media zawe. Reka dutangire rero ahagana rero mu masaha ya saa 8 saa 7 gutyo nibwo irushanwa rya UCI ku munsi wa kane ryari ryatangiye aho abasiganwaga muri team trial aho amakipe yasiganwaga bakareba ikipe yakoresheje igihe gitoya. Uyu munyamahanga rero yaje kugenda ageze mu muhanda rwagati nkuko bigaragara mu iyi foto yafashwe n'ikinyamakuru BNB Kigali FM. Uyu munyamahanga yaje kugeramo hagati agira ikibazo cy'igare. Amaze kugira ikibazo cy'igare rero abura internet cyangwa se nta internet yari afite muri telefoni ye, avura uko avugana n'aba managers biwe cyangwa se n'abashinzwe kumuhindurira irushanwa niko kujya ku ruhande aho yabonye mu youth volunteer. Twabonye ko muri Kigali bagiye bashyiraho ingamba zitandukanye, hariho abapolisi ku mihanda, hariho abakorerabushake, hariho aba Croix Rouge. Niko rero kubona uyu mukobwa wa youth volunteer cyangwa se Croix Rouge ahagaze ku ruhande rw'umuhanda hirya, niko kuvuga ati reka ngende mwake cyangwa se musabe ubufasha. Nta kindi rero agiye kumusaba ni ubufasha agiye kumusaba aho yagiye ku muhanda akamwegera akamusaba ko yamusharinga kuri internet kugira ngo abashe kohereza aba managers biwe location babashe kuba bamugeraho bakamufasha akomeza irushanwa. Nkuko mubibona rero ni ifoto yafashwe n'ikinyamakuru BNB Kigali FM aho uyu munyarwandakazi yari arimo acinga cyose arimo aganira n'uyu munyamahanga, ubona bahuje urugwiro. Umunyamahanga arimo aramusekera umunyarwandakazi nkuko yagiye abivuga ati nari mpagaze ku muhanda ndi ku burinzi nk'ibisanzwe cyangwa se ndi mu nshingano zanjye nkuko nabitorewe muri ino rushanwa. Ati ngiye kubona mbona umunyamahanga araje aranyegereye nk'ibisanzwe kuko dufasha abandi bantu nawe nagombaga kumufasha. Ati nta kindi nagomba gukora, naramwakiriye ndamwegera numva icyo ari kumbwira. Gusa natunguwe no kumva ambwira ngo wansharinga cyangwa se wankonegita, rimwe tuzi nko gukonegita umuntu kuri hotspot nkaba ati ngize ikibazo, ati igare ryanjye urabona ko ryagize ikibazo kandi nta buryo mfite bwo kuba nabimenyesha abankuriye. Niho rero yagiye akamwegera akamusaba ko yamukonegita kuri internet yiwe. Uyu munyarwandakazi nawe nk'umunyarwandakazi usanzwe ufite umuco nyarwanda yaramwemereye arabimukorera aramukonegita, bityo uyu mukinnyi abasha gusharinga cyangwa se kwereka aba managers biwe location. Gusa nyuma yaho twakwibaza se ngo byagenze gute nyuma yuko musharinze location na bya bindi abanyarwanda barimo baravuga ngo yamwatse nimero n'ibyo byose. Ibyo ngibyo nabyo byarabaye, gusa icy'ingenzi wamenya cyari kimuzanye ntabwo ari ukwaka nimero, ahubwo cyari kimuzanye ni ukuba yabaza location cyangwa se yakoreza location yaho ari kugira ngo abashe kuba yabona ubufasha. Icyo yasabwaga n'umunyarwandakazi yamusabaga kuba yamusharinga kuri hotspot cyangwa se kuri internet kugira ngo abashe kuba kohereza cyangwa se yakerekana ahantu aherereye kugira ngo baze kumugezaho ubufasha. Ibi ngibi rero bikomeza kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bagenda bavuga ibyo bashaka cyangwa se bagenda bavuga uko babyumva. Gusa iyi ni inkuru yagiye ingaruka mu matwi y'abantu benshi. Iyi foto irimo iracicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose
navuga ko ariyo foto cyangwa se ariko gashya cyangwa se ariko gakoryo ko ku munsi wa 4 w'irushanwa. Abanyana bavuga ati u Rwanda twabuze intsinzi ariko twegukanye, n'ibindi byinshi bitandukanye bagenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga. Gusa icyo wamenya, twashimira umunyarwandakazi ku bwitange yakoze cyangwa se ku gikorwa cyo gufasha yakoze. Gusa igihe umunyamahanga ntabwo yabashije kumenyekana neza ngo abe yaganizwa cyangwa se nawe abazwe kuri uko byagiye bigenda. So nuko rero niyo mva n'imvano y'iyi foto irimo iragenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Reka ngushimire rero twabanye muri iyi video, ukomeje kudukurikira kuri YouTube channel yacu ya TV ndetse no mu zindi gahunda zindi zitandukanye. Mwifuriza gukora subscribe no gukanda like kuri iyi YouTube channel yacu ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bitandukanye. Gusa nagira mwibutse, niba ukeneye kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, nta yindi platform mu Rwanda wakoresha usibye socialexperts.org, aho ujya kuri Google ukandikamo socialexpert.org, hanyuma ukabasha kubona serivisi zitandukanye zo kuzamura imbuga nkoranyambaga. Reka ngushimire rero twabanye, twifuriza gukora subscribe no kugira byiza no kuryoherwa n'irushanwa.